wese umutegetsi we n'umuyobozi nyamuyobozi kuyobora u Rwanda n'abanyarwandakazi bose ku isi yose ubusabe si n'ubutumire n'itegeko kuva ku Mana ni miliyoni 1 kode yawe muri Imana wani namwe namwe nuko ku isi yose n'abanyarwanda bose amahoro masamasa ku isi yose twese hamwe iyo byose byabaye mu matora yashize yego biri ku ma YouTube yego Fred barashinda yo kwiyamamaza nibyo tugiye gukoresha kumwamamaza muri mwaka w'ibihumbi 2024 mufata ibiganiro byose byahise byo mu bihumbi 17 yerekana ubwa mbere yerekanye yamamaza bashaka kumwicira izina ibyo biganiro tugiye kubigarura mu bihumbi 2024 mugende mu bidownloading yego mu bisambaze ku bantu bose ku isi yose hanyuma dukora umuti w'igifute hanyuma urebe yuko n'abanyamakuru batongera gutinyuka yego bakoze Imana y'umugisha Imana ibane namwe ibamera umugisha kandi wuzuye taha ni vuba kandi barafinda se ko Fred kurahira ni vuba kuyobora u Rwanda kose umutegetsi we n'umuyobozi birumvikana kuyobora u Rwanda n'abanyarwandakazi neza cyane ntabwo ari ubusabe si n'ubutumire ni itegeko birumvikana kode ni miliyoni 1 amahoro y'Imana wani namwe murakoze cyane urwo n'urutsabana koko abanyarwandakazi aho mwerereye hose ku isi yose ndabasuhuje barakwikirije namwe kandi komeze kubarinda ibi n'ibisa nabyo iturindane twese hamwe abanyarwandakazi nongeye kuza hano ndibutsa yuko turi mu rugamba rwa demokarasi umuperezida nziza kandi yihuse yego arebera abanyarwanda bose nta vangura iryo ari ryo ryose mu Rwanda hose nta tutsi nta twa ahubwo turi abanyarwanda East African Community yose icyo Afrika yose kurusha icyo dupfa no ku isi yose rero nk'uko mubizi muri iki gihe ngewe hari ibintu kubona bidasanzwe kandi bigomba guhinduka kandi bigomba kurwanwa no kwamaganwa bigaragaze ngewe narebye ndavuga ibi bintu yego kugenda kuno ntibisanzwe yego kuko nasubije amaso inyuma ndeba amatora yose yagiye aba mu mateka yose y'u Rwanda mu ngiro zose ukuntu byari bimeze haba mu baturage mu gihugu imbere no mu gihugu hanze mu mahanga yose ku isi yose hanze n'abadiaspora hanze y'igihugu n'impunzi wasangaga na komanteri ibitekerezo by'abantu ku mbuga nkoranyambaga ari byinshi bitandukanye z'ingeri zose social media ku isi yose ukabona nta kintu kiri kuvugwa nta bitangazwa mu matora nta kiri kubivugaho kandi neza yuko mu Rwanda hose biri n'amatora yego ikibazo iki ni ikibazo gikomeye cyane 2024 ubwo bivuze yuko yego nabo bataziyamamaza bivuze yuko nabo bataziyamamaza ubwo se niba bataziyamamaza bazongera gutekenika abanyarwanda ngo batowe 100% bamukeba ni ikibazo abanyamakuru nta kintu bari kubivugaho yego ndabyumva leta yabujije abanyamakuru mu Rwanda yego kongera guha ibiganiro umusaza wacu perezida Seko Fred barafinda bagerageje kubabuza ariko ntabwo byakunze Imana niyikora umuti ifungura amarembo Imana inyamamaza ikora umuti abanyamakuru barakoze akazi kabo kagatangaza kakatarabonekaho n'ubundi imbatura bukungu baraje ni hahandi yego kugira ngo atabatera icy'umutwe n'icyo hasi agakubita akabono hasi ngo ba ariko byange bikunde ngo pi kuba
ngo pe bumva bacecekesheje amakuru kuko bazi neza yuko Barafinda ari icyamamare yakundwa mu gihugu ku isi yose, bazi neza yuko Afurika yose. iyo yiyeretse kamera asesekara ku isi yose afite igikundiro mu munota umwe abanyamakuru turasakara bamwegera kuko bamwegeye urumva n'amatora ubwayo yaba yikoze kubera kwamamara amatora ubwayo yaba yikoze no kwamamazwa kwira n'itangazamakuru ku isi yose. kw'iyo mpamvu rero Yego, abanyamakuru mu Rwanda cyane East Africa na Africa no ku isi yose, muzi yuko muri abanyamakuru b'umwuga nimukora akazi kanyu, mukoresha impano yanyu Imana yabahaye bivuye imuzingo, mureke ubwoba, urumva bivuye imuzi n'imuzingo, urukansa umugabo kera ukamutinyura ukamumara ubwoba. mureke ubwoba. kuba ubunyamakuru ntabwo ari icyaha, ni umwuga. nta kuntu nta hantu na hamwe ku isi yose umuntu wese afite uburenganzira bwo kubuza umunyamakuru gutunga mikoro iyo ari yo yose. umuturage runaka nawe ubyemeye icyo gihe nawe ntabwo uba uri umunyamakuru. ubwo kuri uyu munsi wa none mu Rwanda afashe yuko nta banyamakuru tugira, barahari baratinya gusa. umunyamakuru naho amanota Yego, mu Rwanda muri aka kanya bababibyemo umusiri w'ubwoba. nabwo Sikovia ko niwo mbona nturi kupfa kutugerageza akaduha amakuru yo muri leta no muri rubanda, ariko abandi bose bararumize baracecetse. Scovia niwe wiyemeje kwiva imuzi n'imuzingo guhagararamo bumetarike n'abandi baraje. abanyamakuru babanza bakareba amajyaruguru, bakareba hepfo, bakareba iburasirazuba, bakareba iburengerazuba, bahagaze mu murwa naho baharuzi, bakareba akarere k'ibiyaga bigari, bakareba Afurika no ku isi yose. hanyuma abanyamakuru amakuru bakayava imuzi n'imuzingo atariho umukungugu, bakayazingura mu bizingo byayo. n'abarimu mpuzamakungu ndabagutuye rero. That's a big problem. Cyo ni ikibazo tugomba kurwanya abanyarwandakazi. ubwo rero nagize igitekerezo. Ni ikihe rero wagize? tugiye kubigenza Ni gute rero? Ciye abanyamakuru Yego, kuri muzehe wacu Sekibo Fred Barafinda, perezida nyaperezida. uriya ni mukeba yivugiraga ibye, abantu barayokerega, abantu bareba kure, biriya byararangiye. Rwarurutse abana kubera ari ukuntinya, rwarurutse abana. Byari uburyo bwo kubiba umusiri mu banyamakuru, umusiri w'ubwoba, narwo rwarurutse abana. Birumvikana, ariko ibyo byararangiye kandi inkuru irangirana n'igihe cyayo, kugira ngo bamucecekeshe, kugira ngo bamangishe abanyarwanda. nicyo bari bagamije. FPR inkotanyi ibona uburyo itekinika nk'uko yahoze ibikora. Yego, agatoki gahinye, yego, agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinye. kandi Fred umuzehe wacu Barafinda nawe yarababwira ati ngo udada ukadada, ukarya kera kakazakugaruka kera, ukarya da kadada. udada ukadada, babwira ariko urumva, ukajya kera kakakugaruka kera. ukarya da kadada, ukarya kera kakazakugaruka kera, kakakubaza nguherehe koko, nguherehe mu jisho, mu matwi, nguherehe. kw'iyo mpamvu ikomeye cyane. bigiye kugenda Gute rero? Ibiganiro mpaka byabaye mu matora yashize bya biri politiki ku ma YouTube y'igifuti. Fred Barafinda yo kwiyamamaza. Yego, ubu nibyo tugiye gukoresha kumwamamaza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. bundi bushya n'ubuniho mufata ibiganiro byose byahahise byo mu bihumbi 17 yiyerekana, ubwa mbere yerekanye n'ubu ngubu. baba bashaka kumwicira izina. ibyo Yego. biganiro tugiye kubigarura. Yego, 2024 mugende mu bidawunilodinge,
twiyubakire urwatubyaye dushingiye ku mateka yabaye n'ariwo turi gukora n'andi twitegura gukora, ubundi demokarasi nyademokarasi ikora akazi kayo iherekezwe n'umurindi w'iteka, kubera umurindi wa demokarasi nziza kandi yihuse ugiye kumvikana mu Rwanda hose no ku isi yose, hanyuma bakora umuti, mubibike mubisambaze ku bantu bose ku isi yose, hanyuma dukore umuti w'igifute w'agatangaza w'akataraboneka. gutinyuka. Murakoze, Imana y'umugisha, Imana ibane namwe, ibamere umugisha. Yego, kandi murakoze, murakarama. gutaha ni vuba. Kode yawe Finda Seko Fred, umusaza ukuri, gutegeka u Rwanda, kuyobora u Rwanda kose, umutegetsi we n'umuyobozi, umuyobozi nyamuyobozi, kuyobora u Rwanda n'abanyarwandakazi bose ku isi yose, ubusabe si n'ubutumire, n'itegeko kuva ku Mana. ni miliyoni 1 Kode yawe muri Imana wani namwe. namwe nuko ku isi yose n'abanyarwanda bose, amahoro masamasa ku isi yose, twese hamwe. Iyo byose byabaye mu matora yashize, Yego, biri ku ma YouTube, yego, Fred barafinda yo kwiyamamaza. Nibyo. Nibyo tugiye gukoresha kumwamamaza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. eh, yose tugiye guhuruza amahanga yose mu kurahira kw'abaruda. babwire Mutega amatwi yanyu ku isi yose, ndihariye ko umuntu ku Gikibungo byari ibibazo bikomeye, imihanda yose nakubise iruzura, bashaka barafinda. Amakuru nkubwira, ndakubwira amakuru y'ibyabaye iwacu Kiramuruzi. Ariko Patrick, wajya ureka kuzajya uhakana ibintu utahagazeho. Barafinda, abantu barimo aragenda bazengurukaho ababona. mubwire mu gihugu hose, ubabwire mu gihugu hose, mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'uburengerazuba bw'u Rwanda, no mu murwa mukuru w'u Rwanda, no muri diaspora hose ku isi yose, abantu bose barimo baravuga umusaza ukuri, umunyapolitike mwiza w'amahoro, papa demokarasi nziza kandi yihuse, mwihutira kumusinyira. Ahantu ageze bariyandikisha. Urabona ibitabo by'abana bimwe binini bita A4. Barafina igitabo cya mbere yanditse abaturage aho ngaho aho yagiye za Muhanga, iyo ngiyo aramanuka, iyo za Butare, Kamonyi n'ahanyuze, za Ngororero naho, za Nyanza, za Nyaruguru, hose banyakirana urugwiro. Gikongoro Gikongoro bamuhaye inkoko zuzuye, bamuha amagi, bamuha ubuseke, bamuha buri kimwe cyose. Yahavuye abaturage byabaye ngombwa ko bahamagaza na polisi, abantu banze imihanda, abana, abagabo bose bavuga bati tujye kureba perezida Barafinda. Perezida nyawe yasesekaye mu ntara zacu hose. Ntabwo bamwita Barafinda, bamwita perezida. Perezida nyawe. Perezida bamwita perezida Barafinda, ariko abantu bose bazi. Umuruda mukuru, perezida mu Rwanda hose no ku isi yose. Ibyo yakoze ageze Ruhengeri, ibyo imihanda yaruzuye, abantu bose bashaka kureba Barafinda. None abantu bajya kuvuga ngo dushaka kujya kureba Barafinda, ko Kagame se ntawe ujyayo. Ubu usibye ku ngufu kujya kubwira abantu kubakubita bave mu nzu bajye kureba, ko bajyanayo ku ngufu bagenda bakubita. Uzi Barafinda ibyabaye yageze umujyi wa Rwamagana. Babwire Rwamagana iburasirazuba aho bamfasha kwamagana ibitagenda mu Rwanda hose, byose bitagenda barabyamagana, bagashyigikira ibigenda kandi byiza cyane, ariko ibitagenda babyamaganira kure. Uburyo wapfa Rwamagana bagombye guhamagaza traffic ya Rwamagana, abantu bose bareba Barafinda. Ageze i Kayonza hari umuhanda umwe umanuka mu Mutara,
bambwirira aho ngaho nanone yeyeyeye bose batonda umurongo basinyira bankorera umuti banyakira bavuga mbega perezida nyaperezida umuruda mukuru arahasesekaye. hakaba n'umuntu ku Gikibungo. Byari ibibazo bikomeye, imihanda yose nakubise iruzura bashaka barafinda. Amakuru nkubwira ndakubwira amakuru y'ibyabaye iwacu kuri tere iwacu i Rwanda. Kiramuruzi yageze Kiramuruzi, abana bari bavuye Rwambogo, bavuye hano Rwagitima, abavuye Nyagasiga, abana bamanutse Mugarura, abavuye Kiziguro, abamanutse ahangaha mu bukomane bwa Nyakayaga, bose bari Kiramuruzi buzuye. Urazi ikibuga cy'umupira hano kuri Apakopo cyari cyuzuye cyakubise hirya hino hose, babyigana bose baza kunyakira ewana bavuga perezida nyaperezida umusaza ukuru umunyapolitike mwiza w'amahoro yahasesekaye, basinyira bose bishimye ewana baguruka iswegegere. abantu bose bari buzuye, imodoka ziri twi barafinda barafinda ukabwira yuko barafinda nibaramuka bamwibye amajwi ibizabera muri kiriya gihugu ahubwo mwitege ikintu bita umuriro. Barafinda arakunzwe ahantu hose yagendaga bara, hatari hatangira kampeni miliyoni 9 zari zuzuye. Ibyo uvuga wewe urabizi. Nimutega amatwi yanyu babwire kwisi yose bose ndihariye ko bamyumve neza umuruda mukuru perezida umunyapolitike mwiza nyaperezida w'amahoro nyawe uzabashingira mwese ya leta nanjye ndabemera ufite umuco wo kugumirwa mobile office mu Rwanda hose impapuro zitabarika ku isi yose, mwarimu mpuzamakungu uhuruza amahanga yose, tugiye guhuruza amahanga yose mu kurahira kw'abaruda. Babwire nimutega amatwi yanyu ku isi yose ndihariye ko Imaze kukubita tuvuganireho. alo Inyarwanda iguhamagari ikubitize yamagareho. iyi Nyarwanda Imaze kukubita tuvuganireho. alo menye ugisangize n'abandi. none se ubu miliyoni 9 z'abantu bazibona Kagame bakazabona bangahe? Ibyo ntibimureba njye se ko abaturage banikundira babona ko nkwiriye kuriyobora, n'abantu bari kuva muri diaspora baza kunsenyera bagahita bisubirirayo. Urumva igikundiro cy'umuntu nicyo kimutera gukundwa, n'ineza ye niyo imutera gukundwa. ariko se barafi karame hari ibintu Museveni yigeze kuvuga abwira Bobi Wine. yego mukeba we mukeba yego. ubundi mvuye ku perezida nakora iki? Museveni yakora iki se ubundi avuye ku perezida? yajya kuruhuka kuko ntiyashobora no kujya kuragira amatungo kuko afite abashumba benshi bahageze, kandi ubu ntakeneye gukora ngo azabone ibimutunga, yamaze kubibona n'ibyatunga abana be n'abuzukuru arabifite. ikibazo si cyo gutunga abantu kuko akiva na Kampala igihe cya ubwo turabyibuka ajya Ruhero Turayango n'ubundi yarafite amafaranga yari koroneri se. Na kuba koroneri uri impunzi ntacyo biba bivuze, nta mitungo uba ufite, uba warayisize inyuma, kandi cyagiye umukoroneri ntiyagiraga ibirenze nk'ibyo batunze ubu ngubu, yabaga afite inzu wenda n'akabanza, ariko ubu batuza amagorofa, kera nta magorofa yabagaho, nta n'imodoka zari zihenze zabagaho, ariko babaga bafite amasambu. amasambu. Iyo ngingo uzamuye ibyo nibyo niko byari bimeze, kuko umuntu wese wakomeraga yagiraga isambu n'inzu, ni muri urwo rwego rero. Nonese Museveni yagiye mu ishyamba kugira ngo acungure Uganda, na Kagame yagiye mu ishyamba kugira ngo acungure u Rwanda.
birumvikana ntabwo yabikoraga wenyine ahubwo habagaho ubufatanyabikorwa n'abanyayuganda cyangwa n'abanyarwanda hano imbere mu gihugu aho turi ntabwo yabikoze wenyine twari twese imbaturabukungu abizera n'abatizera abemeraga n'abatemeraga buri muntu yagiraga uruhare mu kwiyubakira urwamubyaye n'ibugande rero nuko byagenze wagumye n'ubundi ukakomeza ku murongo twatangiranye ubundi ukakomeza wemera RPF ibyaro tukabireka umusaza ko bizaguteza akaga urumva njye nk'umusaza ukore njye naze gukosora ibitagenda kandi FPR inkotanyi urumva ni mukeba wanjye w'ikigugu nanjye nkayibera mukeba w'ikigugu urumva bo bashyiraho imisoro ku butaka ngenze kuyikuraho bashyiraho imisoro ku mazu ngenze kuyikuraho urumva ngenze gukuraho ibyagoye abanyarwanda hanyuma nzana ibyoroshye n'ibyorohereza abanyarwanda urumva nicyo cyanzanye ariko barafi uribuka ko spoiling the child is destroying the child karame spoiling the child is destroying the child wakabimenye se abo bana bateta ndebe nibo bishyikira ariko abana nkatwe bindi yamunye indya gikukuru ibyo ntibitureba rwose none se wagumye muri RPF n'ubundi kariho n'ubundi ubukuze karame halo twe ni ukuvuga muri ruda twameshe kamwe kandi twiyemeje no gufata imboga amahembe tukayijisha tukayivuruganyamo n'amata y'imbogo tukayagaburira abaturage abafite bwacya bose tukayibakiza n'inzara iri mu magufa urumva tuzakira n'abaturage kumara iminsi 30 tubagaburira urumva ibiryo twabiteguye kuva amahanga yose n'imbere mu gihugu urumva icyatuzanye dufite imigabo n'imigambi ikomeye cyane kandi irashe urumva twikoraho muri ruda banyapolitike beza b'amahoro barafi karame urabizi muri Uganda uburyo ibintu byari bigoye urabizi igihe cya Obote urabizi igihe Idi Amin abanyarwanda ntibari bafite ibibazo byinshi cyane se kubera ko bakandamizwaga i Uganda ibyo ni ukuvuga ibyo byari bya kera tukiri abana n'abakuru n'abakurambere bacu ibibazo bari bafite ni ukuvuga bihabanye kure n'ibiriho ubu ngubu kera wenda babikoraga kubera ubujiji ariko ubu barize ubu kuki bakandamiza abaturage wenda urugero kandi barize barasobanukiwe wenda kera wavugaga wenda bakandamizaga abantu kubera bari batasobanukiwe batarize batazi uburenganzira bwa kiremwamuntu batazi amategeko mpuzamahanga mpuzamakungu ubu barize barabinuze kuki bakandamiza icyazanye rero ni ugukuraho ibyago ikiremwamuntu yego uvuga se ba Obote n'aba Idi Amin yego so bakandamizaga abantu ni ukuvuga ushobora no gusanga ubu hari kandamiza riruta ry'abo ngabo ry'icyo gihe urumva nicyo cyahagurukiza abanyapolitike beza b'amahoro tumaze gusobanukirwa kugira turengere ikiremwamuntu aho kiva kikagera uzi indirimbo agiye kugutura wayintura nta kibazo ipfa kuba irimo umusosi yatewe n'abanyarwanda ibitero byose by'iyo ndirimbo ndaza kubyumva mbyakire neza bayita thank you Kagame iyo ngiyo irashimira we ariko ntishimira abanyarwanda kandi abanyarwanda nibo bafite ibibazo ariko we ibya Kagame byarakemutse rwose wamubwira agashira agapira hasi nawe ugashira agapira hasi ahubwo abanyarwanda ibibazo byabagoye nkabibatura nkabibakuraho hanyuma tukabakorera umuti abantu bose bakagira imibereho myiza iringaniye apana bamwe bagire kubaho neza abandi babaho nabi ibyo nibyo byamuhagurukije gukuraho no kurwanya n'ivuye imuzi n'imuzingo ariko ubundi uko ubusanzwe ubona watsinda Kagame barafi oya gutsinda Kagame icyo mukindekere ndamutsinda icy'umutwe mutsinda icyo hasi yumve n'icyanga cya politike ya demokarasi nziza kandi yihuse abaruda twazanye nitwikoraho dufite impamvu nziza nyinshi 200 zizamutsinda ku mugaragaro bose babireba
uzi ibintu bambwiye mu nama ya RPF. inama ya RPF bababwiye ibiki? Ibyo bababwiye ni ibiki? Ni ayahe mabwiriza n'amategeko bababwiye? Uyu muhanda wacu bagiye kuwushyiramo kaburimbo. uturuka kwa Habyara nta kaburimbo muteza, ahubwo bazababwira mukoteza amafaranga yanyu, nimumara kuyakoteza none nayo bayarye n'umuhanda udakozwe. Iyo mihanda umuhanda uturuka kwa Habyarimana wari umukuru w'igihugu nyine ibyo ujya King David babyita gutekinika. Nta mihanda yakorwa muri iki gihe. Hari ubukene, hari ibintu byihutirwa, hari benzini bikenewe mu ndege ziguruke zijye mu mahanga zigaruka, hari amavuta y'amamodoka y'inzira n'ayasohoka ya leta n'abikorera ayo bacuruza n'ibiki. Ibyo hari bibabaje musaza, n'inganda zikeneye amavuta kugira ngo zikore n'amashanyarazi. Ntabwo gukora imihanda nicyo cyihutirwa musaza muri iyi season. wowe ubaye perezida ayo mafaranga wayavane kumva yabuze nyine wowe wayavane. Urumva nkasorwa mu ngayo ntambara nguko zidafitiye ngayo abaturage nguko inyungu, rero njyayo bashora mu ntambara niyo nazana nkubakamo imihanda. Urumva izihe ntambara izihe ntambara uvuga? ni izihe ntambara ko mu Rwanda nta ntambara ihari? ubwo se nimba nta ntambara ihari ugira ngo intambara ni amakompora n'ibidege bimanurwa cyangwa nabyo bicira imiriro? Intambara ni nyinshi. Ushobora kurwana intambara y'ubukene n'ubujiji n'ubutamenya mu baturage n'ubushomeri. Izo nazo ni intambara zazahaje rubanda, n'indwara zitagaragarira amaso. bigishwe n'isi. wowe urashaka abaturage bigishwe n'isi aho kwigishwa n'umuyobozi bitezeho ibintu